uyu mugenga twagendanaga n'ubundi yari yambangamiye kanegire kwiherera abantu ubu nagazi kuntu ibintu bimeze bise nabi fo kanegendana Papa, reko no naba ariko reka nkwereke umfase uretse nkwereke ariko uretse nkwereke reko nje nkubwiye ikintu kimwe ntureba iyi ni shoot yanjye na Betray atake jeje muri Chris Brown njewe none ko kwemeza urumva Chris Brown yaramamagaye ikibuga cy'indege kiriya kibuga cyanjye nyine ese ntukizi urako jereka ni message ya Noza ya Khalifa uretse zirebe sikari wizi Khalifa wan cyareka ubuzi ko nkubeshya man njewe ndi mubi waburetse nkwereke ase kose man ito ariko wakabonye kari akagabo turateza imbere igihugu cyacu dushaka kuba abastari barenze uyu mupampa akaza kwituma mu reba ibidukikije ari kwangiza ubundi reba bira biti we totomva hano we tukubwiyesha kuhira aho ngaho baho hano bite byanyu nasoma imbere y'umuhanda abantu bose bacukaza wo kwituma hanga ariko se buretse ibyo ngibyo reba uyu murima ubu nyirawe azaza kwihingamo umaze kuwuteramo umwanda gusa iki ni ikimoteri cyo muri Korea nazo imvura yiguye naguzwe imanuka n'inyandiko igenda ikajyana epfiri ase ubundi iryo kote wari kuye jewe rwose nanjye ibintu bimbayeho ntabwo bizi mu muhanda hagati umuntu w'umugabo ubu ziko leta yacu gifite akazi kenshi ubu haracyari abantu bituma ku mihanda gutya sibyo ubundi buri muzima sha ubundi mubona ko ndi n'umusazi umusazi se wambara ipantaro nziza nk'ingi n'uwa warasaze iyo nasaze genda iyizi Yesu Kristo rero umanuka ku karoba umvase jewe nasaze uretse umusazi uretse umuturage banze turebe kuri umusazi koko ubundi uyu mukandara ubundi uwambaye uretse turebe umenye ko biba wadaje wowe umuki nyine buretse turebe ntago uko umuturage wese asigara ijisho y'undi jewe nagenda umusazi utwangiriza igihugu tukureba wowe jewe ndi ntasoni oya asubuna kubona ko ubundi nubona ko uyu muntu ari umusazi reka ntago twamuhereza reka tumwigisha isomo no gutata zabyongera jewe reka mbabwira iyo nasaze rwose ndabizi uyu muntu ni umusazi uyu muntu ni umusazi uyu muntu ni umusazi tumuhereze tugene uyu muntu banamwihorera reka tumucire jewe nasaze oya urasaruka ntabwo wasaruka ubwo n'ikindi cyane kaje burirangiza igihugu cyacu ariko nako mukoye agakadara yari yambaye agakadara keza uruhu original umva iyi leta yacu nta muntu ugomba kujya twangiriza tubireba oya buretse no kutwangiriza reba amatungo aba yarepfo aba yaje ubwo saya amatungo aramutse ariye uyu mwanda w'uyu mugingo kandi nitwe dusubira inyuma tugiye kuyarya kandi twikomereze nabirenze n'ubundi igihugu cyacu twe tuzagogera dukomeza tukirinde tu n'ubundi amafaranga ya n'amafaranga mbega iri faranga we
ndakize ngeze muri banki. Aya mafaranga yose nzayakoresha. Aya mafaranga ni menshi. Mbega ibifaranga we. Ntabwo nayasiga. Faranga sinayasiga ibifaranga. Faranga sinabisiga rwose. Ibifaranga. Amafaranga. Ni byinshi ibifaranga. Ere nakaka yoga nkunda sha. Yesu we. Ko ndagakenyerera. Mbese Imana ntiyabenyihereye. Nyine reka mbikora. Gari. Ariko ubwo nta niya bitanu ndi kubona. Ngize igihumbi gusa twasenyisa ibintu nk'ibyo. No. Kano gasa na ka kenda kera nambaraga warunu. Ya bitanu ndayibonye. Kanigende. Icayire nzajya muri studio. Mbonye amafaranga yo gutwara muri studio bizaba ari byiza. Naho nzajya kwandika. Ngo iki? Ndagukubita sha waruntu urimo ruza rumeka. Man, twamujamesho ubundi twacagaho bamukubita ngo yaneye mu ishyamba ari mu musazi. Iyo mbimenya kabisa nari kumurenganura. Reba ukuntu ameze ndagaswa. Sigaye atoragura amashashi. Ikomereza. Akavuga ngo ni amafaranga yabonye. Bigendera ahubwo atabana kwiyomba. Ni iby'Imana. Anakwasa rero namekera. Imana irankunda impaye amafaranga we. Ariko kureka mubaza. Bushize twari turi muri studio muri KGL turenze. Ndi umusitari. Cya kitage mani cyanze kubinkorera neza. Kani inkwera n'akayoga. Ndi cyarandabura. Amafaranga yanjye ase amafaranga yanjye ni nyarambi kandi nawe yatwara. Mbonda yanjye. Bariya ni abantu cyane ibinyamaswa. Amafaranga yanjye we. Amafaranga yanjye nzayajyana muri gukorera Kagoma. Tanu 10 6 ibihumbi 20. Hariya indirimbo ndayabona. Reka nzana niryamire nigereye naho mu rugo ni neza byada. N'amafaranga yanjye kaniseguresha tagiri umuntu uza kuyiba. Ariko hano mu rugo na Got him!